Welcome again tubaye ikaze ku Isumba TV tunabashimira cyane ko mudukunda mudukurikira buri munsi ngende imiki mwibisanzwe. Uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali kuri City Hall Free Zone anga murahazi neza. Tubaye ikaze tunabashimira ko mudukunda mukora like, share, subscribe ndetse munatwandikira muri comment kuri page yacu ya Isumba TV. Tubaye ikaze. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu anga umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'igikara, umukobwa ufite impano nyinshi agiye kutugezaho adusangiza bimwe mu byazi twe tutari tuzi. Umukobwa ubi Kigali ntago tuzi ngakora iki, gusa yatubwiye ko afite impano nyinshi, twifuje kuganira nawe nka Isumba TV. Tubaye ikaze, reka tumukurikire turakwakira umukobwa. Sawa murakoze. Nanjye nirwa Niyindagiye Virginie. Nkuko mubivuze mfite impano nyinshi, kuririmba indirimbo gakondo, kuvuga imivugo no gukina comedy. Noneho aka kanya nicaye aha ngaha mfite indirimbo, mfite n'imivugo byo mwakifuza ko nabakorera ntari binaba. Yego tugwaye ikaze cyane, ubwiye abakunzi bawe ngo witwa? Nitwa Niyindagiye Virginie. Ya Virginie rero tugwaye ikaze ku Isumba TV. Isumba TV warusanzwe yizi? Aya ndumva aribwo nayumva. Nibwo uyibonye? Yego. Ngaho suhuza abagukurikiye kuri kamera. Ndasuhuza mbere na mbere mwe munyakiriye. Yego Isumba TV. Ndabakunda. Yego turakwakiriye rero tubwiye ko afite impano nyinshi cyane agiye kudusangiza. Ese Virginie uvuka hehe? Mvuka mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Mu ntara y'Amajyaruguru. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. 22. Yeah, of course birumvikana n'umukobwa mukuru, arakuze nubwo bitari cyane birahagije. Watubwira Virginie, uri single, ufite umusheri, uri umumama? Oya ndacyari umwana, nta mugabo ndashaka. Ego atari se izo mpano zawe watubwiye nyinshi zigiye zitandukanye, comedy, kuririmba, kuvuga imivugo, hari impano imwe waba ukora nk'umwuga cyangwa se ubyizeho kubifite gusa? Oya hari impano imwe naba nkora nk'umwuga, wenda kuririmba indirimbo nyarwanda kubera ko zijyana n'imivugo nyine indirimbo gakondo. Iyo nziririmbye biba ngombwa ko indirimbo wenda naririmba, bibaye ngombwa buri indirimbo nayikorera umuvugo nta kibazo nabishobora. Yego ese uririmba indirimbo nyarwanda mu makwe, mu birori runaka? Hari indirimbo z'ubukwe nazo hari zimwe mfite, n'indirimbo zisanzwe nyine ariko z'inyarwanda. Turagushimiye cyane rero kandi tugwaye ikaze ku Isumba TV. Sawa murakoze. Yego noneho watubwira impano yawe yo kuririmba, kuvuga imivugo cyangwa se comedy? Comedy se watangiye gukina comedy ryari? Natangiye gukina comedy mfite imyaka 18, niga mu wa mbere segonderi, mfasha abanyeshuri dukina comedy, dukora ibintu byinshi mbese mu kigo. Kubw'amahirwe make nari ngeze n'ahantu heza, ngeze mu wa gatatu segonderi ndi gutangirwa nyine n'akarere ku mpano bari banziho. Nari nabaye wa mbere mu karere mu marushanwa yo kurwanya ibiyobyabwenge no gutwita kw'abangavu inda zitateganyijwe. Yego bambwiye ko barajya bantangira, abanyeshuri bajya kundoga mva mu ishuri ntabishaka. Ubu sahizi mba narakomeje kwiga, mba ngeze kure. Ntabwo warangije kwiga? Ntabwo narangije. Ese ufite ababyeyi bombi bari? Ababyeyi ndabafite, bose ndabafite. Ufite abavandimwe bangahe? Abavandimwe batuvukana? Navutse mu bana 12 ariko hariho 11 undi ntawuhari. Uri wakangaye mu rugo? Ndi umwana wa 9 mu rugo. Ese Virginie watubwiye ko uzi kuririmba ndetse unabikunda cyane? Exactly birumvikana. Watubwira n'uhe muhanzi uririmba indirimbo nyarwanda cyangwa se indirimbo gakondo ukubaka cyangwa ukumotiva ureberaho kumva wifuza kuba nkawe? Kararisa Karasira atanga ubutumwa cyane, niwe muhanzi wankumbuje kujya ndirimba indirimbo gakondo. Yego uri umukunzi wa Kararisa Karasira? Ukaba n'umufana we? Ndamukunda cyane. Yego. Yego. Noneho watubwira niki cyatumye uhitamo gukina amakomedi, kuririmba? Birumvikana of course wabikoraga mu kigo gusa, nta na kimwe ufite kigaragara?
nta na kimwe mfite kigaragara, ariko mu bukwe indirimbo zo kuriza abageni ubundi ni nkaho nari nzwi muri karitsiye kujya kuvuga imivugo ahabaye ubukwe nyine bakampa udufaranga duke, ku buryo no mu kigo nabaga nabwira masitati hari ahantu ndajya kuvuga umuvugo akampa uruhusa nkagenda nta kibazo. Ibyo ni ibintu natangiye mfite imyaka 16 ariko ku bw'ubushobozi buke bigenda bigabanyuka. Ego watubwiye ko ufite impano yo kuvuga imivugo ndetse impano yo kuririmba no gukina comedy, ndetse wakunda kubikora no ku ishuri cyane. Ese nuhe mukinnyi wa comedy ugushimisha cyangwa ugenderaho w'umunyarwanda? Umukinnyi wa comedy naba mbeshe nta n'umwe nzi, amazina ntabwo mbazi usibye kubabona gusa. Ibyo ntago nabikurikiranye cyane nk'indirimbo, ariko na comedy ndazikunda cyane rwose. Urazikurikirana ba Nyakiso, ba Fatima? Nabo bose ndabakunda, usibye ko nari nibagiwe amazina yabo, ariko na Nyakiso ndamukunda. Bumva baba nkawe se kandi uri umukobwa? Kuba ndi umukobwa nta kibazo, ariko gukina comedy ziba zitandukanye. Watubwiye ko ufite ndetse n'impano yo kuvuga imivugo. Ni impano wisanzemo cyangwa se ni umuntu wakuzamuye wabikoraga? Ntabwo nzi uko byaje kuvuga imivugo, nabitangiye kera muri Kiliziya Gatolika nkajya mvuga imivugo wenda abana twaserutse. Mwabibonye rero ndetse mwabyumvise byinshi agiye azi cyane, kandi agiye no kudusangiza ari buturirimbiraho gatadoye ku ndirimbo ye afite yanditse, ari butuvugire umuvugo igice kimwe. Ndetse gukina comedy ndakeka ko bitashoboka bitewe n'ahantu turi cyangwa se ari wenyine ufite abantu benshi mukinana. Of course birumvikana, ariko watubwira ntabwo warangije kwiga? Ntabwo narangije, ariko bibaye ngombwa nkumva ko nsubiye ku ishuri. Arega impamvu numvaga nshaka kwiga pe, ariko wamvuye nyine yaravuze ngo gusubira ku ishuri ntabwo byashoboka. Nanjye bambwira kujya ku ishuri nagerayo nkongera nkarwara bituma mva mu ishuri. Ese bari bakuroza ibiki? Nyine kuntu bari bandoze, nabonaga mwarimu yandika nkabona yandika asiba, abandi bo ntibabone ko yandika asiba. Ni gutyo byatangiye. Bari bakuroze ukajya ubona bari kwandika basiba abandi ntibabibone? Abandi ntibabibona, abandi banyeshuri bari kwandika mwarimu akavuga ati se Virginie kutandika, nkava se ndandika ibyo wandika usiba. Nkegera bagenzi banjye nkabaza se none ibyo mwanditse bire, no mu makayi y'abagenzi banjye bamfatira note nkabibona ko bayimfatiye, nagera mu rugo nabireba nkabibura. Ukabona ibintu byawe byanditse urabibuze mu ikayi? Nkabibura mu ikayi. Uhitamo kwifatira umwanzuro wo kuririmba, kuvuga imivugo ndetse no gukina comedy? Ibyo kubera ko nari mbisanganwe, hari umuntu nabwiye ko ku bwanjye numva naririmba indirimbo z'agahinda kuko navuye mu ishuri ntabishaka. Arambwira ngo kubura umwana muto n'ubundi ntabwo byakubera. Mpitamo nyine indirimbo gakondo bitewe nuko nagiraga inama abanyeshuri akenshi kurwanya ibiyobyabwenge. Niho hafi indirimbo zanjye zose niho zerekeza, kubashishikariza gukunda igihugu. Mbese indirimbo zanjye nyine nkuko nabibabwiraga ku ishuri, numvaga ko wenda Imana imfashije najya mbibabwira bakajya banabyumva no kuri televiziyo, cyangwa se Imana imfashije nkagira ubushobozi ku buryo bambona aho bashaka. Yego. Ese Virginie turagushimiye cyane. Virginie, ubundi wageze i Kigali gute? Nageze i Kigali mu buryo bwo guhunga ishuri. Ababyeyi bo bumvaga ko najya ku ishuri, bumvaga babishaka. Ngeze aho ndavuga ati n'ubundi kwiga ntabwo biri gukunda, sinzi ukuntu umuntu yandangiye akazi. Nabanje muri Kongo ndagenda njya gukora akazi nyine, gukorera umuntu umucururiza. Sinzi uko nageze i Kigali, nuko ndaza nkorera i Kigali nyine. Turi hariya kuri kampani turi gushaka akazi ko gukora ako ariko kose barakaguha, nubwo ntarakabona ariko urategereje? Ndategereje, ariko mfite icyizere ko ejo ndajya mu kazi. Boss yari amamagaye ngo ejo njye mu kazi, nta kibazo akazi gahora gahari. Niko naje i Kigali rero gushaka amafaranga, kuko kwiga byaranze n'ubundi ntabwo nari kwicara mu rugo ngo bikunde. Yego. Virginie, watubwiye ko ufite impano yo kuririmba kandi uri umukunzi wa Clarisse Karasira cyane. Ese ukunda indirimbo ze? Indirimbo ze ndazikunda cyane. Uranazikurikira?
ndazikurikiye. wabasha gusubiramo indirimbo ya Clarisse Karasira before yuko turirimbira yawe? Gusubira mu ndirimbo ya Clarisse Karasira, yego nayisubiramo nta kibazo. Murabyumva rero, wagiye kuturirimbira, turirimbire aduhe kapera ku ndirimbo ya Clarisse Karasira nk'umufana we, aramukunda cyane. Waturimbira nta kibazo, imara ubwoba nta kibazo. Sawa, nta kibazo. Yarakuremye ubwiza, urihindura mubi uriyoberanya, aguhaye isi wigenge, urayangiza uyuzuza intambara, uguha amahoro ugwiza amano, ishyaka ry'ibyiza none ugushyize ishyano, umutima wawe uwuzuza ibibi bizarimbura isi, nkugire nte niki nagukoreye kumbabaza, ngaho mpindukirire ubona amahoro, mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva, yewe mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva, wahinyuye ubuhanga bw'uwakuremye, wita umunyabwenge none burakoretse, gombe na virusi birakorwa n'abantu, amahanga ararizwa n'indwara z'ibyorezo, inzara n'ibiza n'intambara birahitana bene wanyu, urebera ninde munyabwenge wazanira isamahoro, ninde gihangaje kitari usumba byose umuremyi. Wow, clap for you. Turagushimiye cyane. Uzi kuririmba? Iyo ni indirimbo ya Clarisse Karasira ari kuririmbye? Yego, ni ya Clarisse Karasira, ntabwo ari iyanjye. Yego, noneho mukanya ugiye kuturimbira ku ndirimbo yawe ukunda wanditse yawe ku giti cyawe, kugira ngo abakunzi ba Isumba TV bakurebe, batubwire muri comment ese uyu mwana arashoboye ntagashoboye. Sawa, nta kibazo, ni mu mwanya ndayiririmba. Yego, noneho watubwiye ko ukunda gusetsa abantu ubikije muri comedy. Gusetsa nyine bitewe n'uburyo wenda komedi uba wayiteguye, komedi wayikina uri n'abandi, bitewe n'uburyo uri wenyine ntabwo wabibasha. Ndi njyenyine ntabwo nabibasha. Ntabwo wabasha kudusetsa? Kubasetsa sinzi ko nabibasha aka kanya, keretse uri kumwe n'abandi. Keretse ndi n'abandi tubimenyeranye nibwo twabibasha, ariko saa hizi naba mbabeshya. Turagushimiye cyane ku by'indirimbo ya Clarisse maze kutugezaho. Rero igikurikiyeho ku Isumba TV, ku bagukurikiye, abakunzi ba Isumba TV bayikurikirana buri munsi, ugiye kuturimbira indirimbo yawe ukunda, imwe mu zo ukunda. Ese ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 4, ariko hari indirimbo imwe nakosoye neza, zimwe nabaye nk'ucitse intege ariko nubwo atari ngombwa, ariko mu ndirimbo 4 mfite harimo izo ntarakosora neza ngo mbone ibitero nazigeneye mbese, ariko mfite indirimbo 2 nakoze neza, hari iy'ubukwe hari n'indi nyine itari iy'ubukwe, ubwo ndahitamo iyo ndi bubaririmbe. Yego, noneho aka kanya ugiye kurimbira abakunzi ba Isumba TV bagukurikiye. Yego, sawa, murakoze. Tembera u Rwanda rwacu, tembera urebe ibyiza bitatse u Rwanda rwacu, Rwanda nziza nkingi y'abanyarwanda, tembera u Rwanda rwacu, tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu, twifitiye ibirunga harimo ibyiza byinshi, ingagi
imbogo n'inzovu ba mukerarugendo bahora badusura tembera u Rwanda rwacu tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu twifitiye ibishanga harimo ibyiza byinshi twifitiye imisambi hari n'inyoni nziza ba mukerarugendo bahora badusura tembera u Rwanda rwacu tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu uzaze ngutembeze mama nkwereke ibyiza byinshi tugende Karisimbi nkwereke Muhabura cya kirunga cy'u Rwanda cy'agasongero keza tembera u Rwanda rwacu tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu twifitiye ibirunga harimo ibyiza byinshi ingagi n'intare imbogo n'inzovu ba mukerarugendo bahora badusura tembera u Rwanda rwacu tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu tembera u Rwanda rwacu tembera maze urebe bya byiza nyaburanga bitatse u Rwanda rwacu wow tembera u Rwanda urakoze cyane ufite indirimbo nziza cyane cyane ariko wari ubizi ko ari nziza abantu bajya bambwira ngo ni nziza ariko nanjye nkimara kumva ibyiza birimo numvishe ko ari nziza cyane ariko ukunda u Rwanda u Rwanda ndarukunda cyane uri umunyarwanda subwara ndi umunyarwanda umuntu usanga umumetisi ndi umunyarwanda mwabyumvishe Virginie niko yitwarya azi kuririmba cyane more than she sing Virginie rero watubwira ku mivugo yawe watuvugiraho umuvugo umwe wenda niba ufite nk'ibika nka 5 ukatuvugiraho ibika 2 byonyine yego rero watuvugiraho umuvugo kugira ngo abakunzi ba Isumba TV bagukurikiye cyangwa bakurikiye twebwe bumve ku muvugo wawe wateguye kandi wanditse byakuvuye mu mutwe byarakuruhije yego mu mwanya njye mu nganzo mvuga uko niyumva mu ngingo no mu bitekerezo n'ingendo mvuga igitera abanyarwanda kumpa umwanya nkavuga ijambo njye narazengurutse amahanga ndeba abandi uko bitwara nsanga nta mucyo uruta uwacu kuko ubuvandimwe n'urukundo tubikomora ku batubyara nkunda cyane igihugu cyanjye numva nta pfunwe bintera kwitwa umwana w'umunyarwanda ni mucyo twimika ubunyarwanda twubaka u Rwanda twifuza murakoze uko mubinsabye ko navugaho gake gusa umuvugo wanjye ni muremure mfite n'indi mivugo nyinshi ni muremure cyane ugiye kutubwira rero umuvugo wawe ufite ibika bitoya kugira ngo twihutishe ndetse tunasoze turi mu gusoza watubwira umuvugo wawe ufite ibika bikeya ufite ibika bingahe umuvugo mfite ufite ibika bike ufite ibika 9 nibyo bikeya urabivuga wihuta urabibasha nabivuga nihuta abakunzi ba Isumba TV rero uyu mwana
afite impano nyinshi kandi ari butugezeho, so mwadukurikira rero kandi mukaza kudukora like, share, subscribe, mukanatwandikira muri comment kuri page yacu ya Isumba TV. Sawa murakoze, ni umuvugo wo kurwanya ibiyobyabwenge. Reka nguvuge nk'uko mubinsabye. Sawa murakoze. Nteruye inganzo nserutse neza ngabye umutuzo muri mwe mwese, nteruye nanzika nsaba ituze ngo mvuge ibisenya imibiri yacu. Nimucyo turwanye ibiyobyabwenge, tureke kubinwa no kubitanga no guhishira aho tubibonye. Nimucyo turwanye ibiyobyabwenge, twiyubakire ejo hazaza heza. Njyewe ubabwira nimunyumve, nari naranze ishuri rwose ngeraho mpinduka mayibobo, ngezaho niruka inyuma y'imbwa, ubwo aho nari ngeze murahazi. Nimucyo turwanye ibiyobyabwenge, tureke kubinwa no kubitanga no guhishira aho tubibonye. Dufite perezida udushyigikiye, atuyoboranye ishema n'isheja, yazanye amahoro mu banyarwanda, acya amacakubiri mu Rwanda, bityo atwubakira amashuri ngo twige abana b'abanyarwanda. Nimucyo turwanye ibiyobyabwenge, tureke kubinwa no kubitanga, duheshe ishema u Rwanda rwacu ruri mu maboko y'abanyarwanda. Rwanda nziza gihugu cyacu, Rwanda nziza ngo byiduhetse, ndavuga u Rwanda rw'abanyarwanda kuko rutatse amasaro meza, amahoro meza azira amahane. Njye mfite intego yo kururata cyane kuruta uko narusanze. Nimucyo turwanye ibiyobyabwenge, tureke kubinwa no kubitanga no guhishira aho tubibonye. Burya abashinzwe umutekano iyo tubabwiye aho babinywera cyangwa umuntu ujya ubicuruza, ni umuganda tuba dutanga mu kubirwanya byo gatsindwa. Mucyo turwanye ibiyobyabwenge, tureke kubinwa no kubitanga no guhishira aho tubibonye. Reka nsogereza ahangaha nshimira abaneza amatwi mwese, nshimira Imana rugira byose yampaye ingabire y'ubuhanga, impano murage mwiza ngo nzayikoreshe ndata u Rwanda. Yari umusizi utari umusinzi, umuhanzi ugira ubuhanga, isimbi itari isanda, umukobwa nyampinga, umwari ubereye u Rwanda, amata adasogongerwa, n'iyindagiye Virgin. Murakoze. Wow, Virgin ku Isumba TV kuki? Isumba TV. Wow, wabwira abagukurikiye rero ku Isumba TV, abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Isumba TV, kababwira bagakora subscribe. Sawa. Bakora iki? Bakore subscribe bashyigikira Isumba TV. Wow. Turabashimiye cyane rero, aha ni ku Isumba TV, tubutsa ko mwakora like, subscribe. Turi ku musozo rero, turabashimiye cyane bakunzi ba Isumba TV, tubashimira ko mukora like, share, subscribe, munakatwandikira muri comment hasi kuri page yacu ya Isumba TV. Turabashimiye cyane kandi tubutsa ko ibiganiro byacu ari akagaruka umunsi ku munsi, so tubageraho mwifuza, mujye mwebwe mu bidusaba gusa, cyo dukora no kubasubiza ndetse no kubakorera ibyo mwifuza. Turagushimiye cyane. Sawa murakoze, nanjye ndabashimiye n'abakunzi ba Turi ku musozo rero, turabashimiye cyane bakunzi ba Isumba TV, tubashimira ko mukora like, share, subscribe, munakatwandikira muri comment hasi kuri page yacu ya Isumba TV. Turabashimiye cyane kandi tubutsa ko ibiganiro byacu ari akagaruka umunsi ku munsi, so tubageraho mwifuza, mujye mwebwe mu bidusaba gusa, cyo dukora no kubasubiza ndetse no kubakorera ibyo mwifuza. Turagushimiye cyane. Sawa murakoze, nanjye ndabashimiye n'abakunzi ba Isumba TV. Thank you so much. Ciao ciao.